Ndi Nkubito y'Icyeza nahembwe na Imbuto Foundation muri 2011 aho nari nshoje primary school ngiye muri secondary. Guhembwa n'Imbuto Foundation byaramfashije cyane kuko hari motivation byaduhaye nk'abakobwa bakiri batoya. Hari ibintu bakunda kutubwira yuko dushoboye kuba twatsinda mu rwego rw'igihugu mu bakobwa ba mbere. Ni ikintu kigaragaza yuko nta kintu na kimwe tutageraho. So iyo motivation nagendanye nayo ariyo n'ubundi numva nkesha kuba umurimo ndimo kano kanya nariho nayikuye. Inspiration nayikuye kuri Esther Mbabazi ubwo bamupublishingaga mu kinyamakuru bita ni Nyampinga. Twajyaga cyari cya kera sinzi muri kikiriho, ariko icyo kinyamakuru twaragikundaga. So soma story ye numva mbaye inspired, ndavuga ariko se why not njyewe ntaba nka Esther Mbabazi. Turakomeza ngeze muri senior 3 aho tuba turi gutora combination tuziga. N'ubundi cya kintu cyo kumva ko nabaye inspired ku pilote ntago kigeze kimvamo. Nahisemo kwiga math physique na geography kuko ni ikintu ndi passionate kuri cyo. Nakundaga imibare, nkunda geo, ariko numva yuko n'ubundi ibyo bintu bishobora gutuma mvamo pilot mwiza. So nize MPG, nigaga muri lycée Notre Dame du Beau Conseil, mvayo njya muri lycée de Kigali aho nige level yanjye ndatsinda. Iyo motivation mbabwira niyo yamfashije kubaka kanya narahisemo kujoininga army cyangwa se igisirikare muri rusange. Ni field abakobwa benshi batinya, nago bayisangamo, ariko kubera icyo cyizere cyo kumva yuko nshoboye nta kintu na kimwe ntageraho nibyo byamotivatinze kuba najya mu gisirikare. Nkavuga nimba runaka yabishobora nanjye nabishobora. So nahise njyayo, niho nize kaminuza. Bayo nshoje kaminuza biba ngombwa ko dukora ama examen, ndatsinda. Nabwo nsinda kuza kwigira mu Kagera Aviation. Ntabwo biba byoroshye, ni ibintu bisaba kubiharanira. Ninjye mukobwa muri class yanjye ubu ngubu, ninjye mukobwa umurimo. Ku mukobwa umwe nta kibazo, nta kintu bitwaye, ariko still ni ikintu kiri challenging ku muntu w'umukobwa kumva yuko uri umwe mu bahungu bangahe. Ntago biba ari byiza pe, ariko you keep on going kubera ko uzi icyo ushaka, uri determined kugera ku kintu. Nabwira abakobwa bagenzi banjye ko yari umurimo nk'iyindi yose, ko kujya mu gisirikare, gutwara indege no kudreaminga big mu zindi careers zose zitandukanye, ubishaka ubishyizeho umwete nta cyakubuza kubigeraho. Have a plan, work hard, nta kabuza ibyo bintu uzabigeraho. Ndarangiza nshimira Madame First Lady ko yaratugiriye iki cyizere, natwe kumwitura neza no kuba dukora neza n'abandi bakatwigiraho.